Ibihe byiza nshuti bakunzi mukurikira ibiganiro byacu hano ku ijwi rya Diaspora One Nation Radio. Twizere ko mwe mwese mubikurikira mu bice bitandukanye by'isi, buri wese n'aho aherereye mumeze neza. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza, ndabasuhuje cyane. Nk'uko rero mubimenyereye hano ku ijwi rya Diaspora, tuganira n'ingeri z'abantu zitandukanye, nubwo twibanda cyane cyane muri diaspora, ariko kandi iwacu mu Rwanda ntabwo tujya naho tuharenza imbohe ngo twibagirwe, ahubwo naho tuba dushobora kuganira cyane ko n'abadiaspora benshi muri mwe, harimo n'abajya bagira gutya mukaza mu Rwanda, mu gihugu cyanyu. Uyu mugabo mubona imbere kuri ekran zanyu cyangwa se screens zanyu yitwa Olivier Condo, akaba ari umunyarwanda. Kuri ubu duhuriye mu Rwanda, ariko nk'uko natangiye mbivuga, nawe ni umwe mu banyarwanda babaye hanze y'u Rwanda mu ntara ya gatandatu, hamwe dukunze kwita diaspora, aho ndetse yanamaze igihe kitari gitoya, imyaka irenga 20 yose, ariko nyuma yaje kuza gufata icyemezo cyo kugaruka mu Rwanda. Kuri ubu Olivier Condo akaba ari umuntu ugamije kugira uruhare mu iterambere ry'inganda mu Rwanda. Uyu mugabo Olivier tugiye kuganira afite kandi uburambe mu miyoborere y'inganda no mu mikorere mu bihugu by'i Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Harimo n'imyaka irenga 10 yakoze nk'umuyobozi mpuzamahanga mu nganda, harimo nka Forvia na Faurecia. Ni rwo rwaje guhinduka Faurecia. Ariko ibi byatumye agira ubunararibonye mu kunoza imikorere no mu guteza imbere amatsinda yishyize hamwe. Iyi Forvia yahoze izwi nka Faurecia, ni ikigo ubundi mpuzamahanga gicuruza ibijyanye n'ikoranabuhanga mu nganda z'imodoka, kikibanda ku gushushanya no gukora ibice by'imodoka bijyanye n'imigendekere myiza y'umujyi, n'icyiswe Cockpit of the Future, ubwo ni mu rurimi rw'icyongereza. Ariko kandi ni kimwe mu bigo byiza mu bacuruzi b'ibice by'imodoka ku isi, kandi gikorera mu bihugu hagati ya 33 n'ibigera kuri 35. Iki kigo gifite abakozi bagera hafi ku bihumbi 112, bari hagati y'ibihumbi 111 n'ibihumbi 114, bakorera ahantu hafi hagera muri hagati ya 257 na 266 h'inganda, hamwe n'ibice bishinzwe ubushakashatsi. Iki kigo kandi mu bice by'ingenzi kibandaho birimo nk'icyitwa Clean Mobility, ari nacyo Olivier ubwo yakoraga iki kigo, ni ako gace cyangwa se icyo gisata, wenda tubyise nka gutyo, niho yari aherereye cyane. Ugenekeje mu kinyarwanda ni nko gutwara ibintu mu buryo burambye. Ariko si ibyo gusa, bakora na sitting, ubwo ni intebe, interiors, ibikoresho byo mu nzu y'imodoka. Imodoka iyo muyibona nayo ni inzu ariko igenda, na electronics, ubwo ni ibikoresho by'amashanyarazi. Ariko kandi Olivier nubwo yakoreye iki kigo, nyuma y'uko agarutse mu Rwanda, ni nawe washinze sosiyete yitwa Lineage Limited. Akaba kuri ubu afasha inganda n'ibigo by'ubucuruzi, bimwe twita SMEs mu rurimi rw'icyongereza, mu Rwanda, kongera umusaruro no guhangana ku isoko, abinyujije mu mpinduka zifatika zikorwa mu bikorwa. Olivier rero akunda imirimo ifite intego, yemera ubuyobozi bufite ituze rigendana n'imiyoborere myiza, kandi yashyize imbere umuturage, ubufatanye no gushishikariza abantu kubaka iterambere rirambye, bava hasi bakazamuka bagana mu iterambere rirambye kurushaho. Niwe tugiye kuganira, ngerageje kumubabwira. Reka ntangire muha ikaze bwana Olivier, tuhaye ikaze ku ijwi rya Diaspora One Nation Radio. Murakoze cyane Simeon. Yego, hanyuma ngira ngo ngerageje kubwira abantu buri hari icyo naba mbeshyemo, ko byari birebire, ntabwo byari byoroshye, ariko hari aho naba nibeshye, kugira ngo abadukurikiye wenda batazabyumva ukundi. Oya, nibyo uko wabivuze, wabivuze neza. Muri make nkurikije iyo myaka 20 tuvuge,
yego, ni koko nuko nguko wabivuze niyo career yanjye. yego, Wavuze ko na mbere nabaye no muri Europe, yego. i Burayi. Mm. I Burayi rero ho nahamaze igihe nacyo kitari gike, ariko kitari gito urebye, ariko ho wenda ni uko nari nkiri no mu masomo, niga za kaminuza, ariko ibyerekeranye na professional life Mm. ni iyo ngiyo umaze kuvuga neza kandi uvuze neza cyane. Yego. Eh, Olivier, yeah, umuntu ashobora kubyumva gutyo, ntabwo kumara imyaka 20 uri yeah, hanze y'igihugu cyakubyaye, yego. umuntu akubonye urabona ko uri umugabo ukuze, Mm. uri kandi ufite umuryango, ntabwo biba byoroshye. Muri iyo myaka 20 wari utaragaruka mu Rwanda. Nari ntaragaruka, navuga ko ntagarutse ahubwo irenga n'iyo ngiyo 20 irarenga, Irarenga. ariko Wow. nibyo nari ntaragaruka. Yego, Kandi urabona, nk'uko wari ubivuze neza, ntabwo ndi umwana, yego, ntabwo mfite imyaka 20, ntabwo navutse icyo gihe. yego, yego, Ubwo ni ukuvuga ko ni myinshi, hari hashize igihe yego. kigaragara. Hanyuma mu byo wenda twari duhereyeho dutangira ikiganiro, wamaranye imyaka irenga 20 ukorana n'inganda twavuze hejuru, ukorera hanze y'u Rwanda, haba ku mugabane wa Amerika, haba ku mugabane w'Uburayi, ukora mu bintu bijyanye nyine n'inganda mbere yo kugaruka mu Rwanda. Ariko umuntu ashobora kwibaza, ufashe icyemezo nyuma y'iyo myaka irenga 20, uravuze uti reka ntahe, kwirukanye se, cyangwa se ahubwo ntiyibaze ngo niba wenda yari umwanzuro wawe, niki cyaguteye kuza no gukora mu rwego rw'inganda mu gihugu cyawe cy'u Rwanda. No, doko urumva, hari muri makeya nari maze imyaka ingahe itari mike nayo nkurikira, ndeba uko u Rwanda rugenda rutera imbere, Yego, ngenda ndeba eh, abantu bavuga bati nicyo gihugu cya Afurika wavuga ngo gifite iterambere cyangwa rifite example. Nkajya numva bamwe baza bagakora ibintu bakabigeraho, ariko nkurikira cyane kuri social media, nkabona ibitangaza, nkabona ibintu byinshi, nkabona mbona ibintu byinshi bigenda biba ino. Ubwo rero sinzi, rero nabaza nti okay, maze kureba nyuma nkagenda ndeba neza, nkasanga mu bintu bya industrial transformation yego, bigifitanye isano n'inganda, n'uko u Rwanda rwashaka kwipozisiyona muri kategori y'ibihugu bya middle income. Bavuga bati ikintu cya mbere ni ukuzadevelopa iyo secteur industrielle, guteza imbere ibintu by'inganda, guteza imbere ibintu bifite ku buryo umuntu ashobora kuzavuga ati u Rwanda rwikorera ibyarwo, bugashobora no kubyesporta hanze. Noneho rero muri iyo expertise yanjye y'iyo myaka ingahe, ntabwo ari mikeya, nibyo nagiye niga mvuga nti kugira ngo umuntu amenye uko inganda zikora, uko umuntu ashobora gukorera tuvuge ibintu, ariko iterambere, ariko muri une façon optimale, yo kuvuga uti dukoresheje ibintu bike tugakora byinshi, raw material nkeya tugakora byinshi, ariko in efficiency. Ubwo ntanjye ushobora kuba mfite icyo nakongeraho kugira ngo umuntu ateze igihugu imbere. Nakongeraho iki muri ibyo, iyo bagage nanjye mfite, ni gute nshobora gukontribuya kugira ngo mfashe izo nganda, surtout ziriya ntoya, izo SME wavuga, nizo ntoya, ni moyenne entreprise, arizo ziba zikeneye kugira ngo uzihabwe inkunga mu byerekeranye na optimization. Ubwo ni muri iyo cadre navuze nti hari icyo mfite gikenewe, ni gute naza kugira ngo mbishyire imbere, u Rwanda turebe ko umuntu ashobora gukomeza kubiteza imbere. Kandi ni igihugu cyanjye, wumva. Donc muri make, muri uko kugaruka ni ukugira ngo igihugu cyanjye giteze imbere.
yego nanjye ibyo mfite n'ibyo nize n'ibyo nakozemo ni mu buhe buryo nakora ku buryo cyatera imbere. yego. Eh, Olivier, wagarutse mu gihugu nyuma y'igihe kinini, yego ufite uburambe bwo gukorera mu mahanga, ariko urumva ni igihe kinini wari umaze uri hanze y'u Rwanda, yego warahuye n'imico yes yo mu bindi bihugu itandukanye. Umuntu ashobora kugira amatsiko akakubaza ati ese ni irihe hinduka kigaruka mu muco cyangwa mu mikorere waba warakoze mu guhindura uburyo bwawe bw'akazi ukava hanze imico ukayinjiza hano mu Rwanda, kuko biragorana kukombina cyangwa se guhuza imico y'ibihugu bitandukanye. nibyo bo urebye muri make ngewe nkurikije uko bo muri sosiyete isanzwe mu mibereho y'abantu Yewe. diferanse irahari uraza wenda tuvuge ibintu wari umenyera iriya ntabwo ari kimwe nk'ibyo ukora hano cyangwa n'ukuntu umuntu yabikora ntabwo ari kimwe. Yewe. Bisaba rero ko uba ufite wenda open mindset yo kuvuga ko n'ibyo wari uzi atari ko bigomba gukorwa ahandi hose, ukabanza ukavuga uti ukumva umuco wawe wenda navuga ko umuco ndawuzi kandi ndakomeje no kuwukomezanya igihe cyose nabaga no mu mahanga, ukagerageza kubona iyo contrast. Ubu rero ukaza ufite iyo open mindset kumva ko bitavuze ko ibintu ugomba gukora nk'uko bikorwa iriya, ahubwo ukagerageza gucisha bugufi kugira ngo wumve impamvu bikorwa uko bikorwa, hanyuma noneho ukagenda ugerageza kwiyadaputa rero ni ukuvuga ko utaza uvuga uti ahubwo ngenda umuntu uzi byinshi kubarusha, cyangwa kuvuga uti wenda ibyo nzi ko bivuye i Burayi cyangwa muri Amerika biruta iby'inaha. Bisaba ko wumva aho deja igihugu cyaturutse, bisaba ko wumva umuco w'abantu, bisaba ko wumva level y'ibintu aho bigeze. Ubwo rero muri iyo kwicisha bugufi bisaba ko hari ikintu navuga ngo you unlearn, ni ukuvuga ngo nk'ibyo wize ukabivana mu mutwe abo ukiga ibindi ukareba n'uko ibintu bikorwa. Ubwo rero muri iyo phase ya adaptation nicyo kintu cya mbere nahaye priority. Ariko aho ngaho utarahava uragenda uduha ingero kuri murabigira vasti kandi ibintu bibaho. Reka nguhe nk'urugero, hari abaza bakavuga bati mwebwe rero amasaha yanyu abanyafurika umuntu umuhaye saa munani y'abanyafurika ubwo ni saa kumi cyane. ndaduha ingero wenda nibyo ni byinshi byaje bihe cyane, ariko noneho kugira ngo dufate nk'urwo rugero rw'amasaha, ni ukuvuga ko hari abafaransa nibo bavuga ngo le quart d'heure tropical, iminota 15 yo muri tropike, kubera ko nicyo kintu kizwi ko niko abantu bakora. Ariko ukuhita wumva ko ari ibintu byashobora kugutera umujinya kera cyangwa n'iriya, ariko ukamenya ko hano ariko bikorwa, ariko bimeze ukabyakira, ugacisha bugufi ukabyakira, ahubwo noneho ukagira ukuntu ubigenza ukorabora n'abantu. Niba mwumvikanye saa 10 ukamubwira ati se ahubwo wowe nuhaguruka umbwire, cyangwa uko ugenda uhagera umbwire, ukaba no flexible uvuga ati ni saa 10 ariko ukaba ufite mu mutwe ko bishobora kuba na saa 11. Wenda ntabwo ari idea ariko birakenewe kuko ni systeme ukuntu abantu bakora byagiye niko bimeze, ariko ntabwo bivuze ko ari byo byiza cyangwa ko ariko ari bibi. Nawe ugomba kubyakira ukamenya how to navigate around that. So niyo rero nakubwiraga ukaba open minded kumva ko uko bikeka uko wari uzi ko ibintu bigomba kugenda buri gihe atari ko bigenda ariko ukamenya ko ushobora no kwiga n'ibindi, kandi bitabuza ko ahubwo wakora ibintu ukagera icyo ugeraho.
dushobora turaza kujya muri za example ziri specific kuri byerekeranye n'imikorere n'inganda. yego Mu buzima busanzwe muri sosiyete nk'uko wari umbajije kugira ngo ugire iyo shoke bibaho, urayumva nyine ariko ukagenda nyine kumenya how to navigate yego around mbere that. y'uko duhita tujya kuri iyi sosiyete yawe wanashinje ya Yego. Lineage Limited, reka duhere ukiri muri uru ruganda twabwiye abantu bivuga Forestia. Yes. Iyi ni sosiyete mpuzamahanga, ntabwo ari uruganda rworoshye, ni uruganda ruri mu nganda za mbere ku isi bikora biriya twavuze hejuru. Yego. Wamaze imyaka irenga 10 Yes. wikorera, watubwira wenda ni iki wigiye mu kuvugurura imikorere no guteza imbere inganda nk'izi, ukaba nyine of course waranabizanye mu gihugu cyawe cy'u Rwanda. Donc Forestia nk'uko wari ubivuze ni uruganda rufite ntibeshye nka site zitari munsi ya 200 ingahe. Donc ni nyinshi cyane ku isi, Yego. mu bihugu biri munsi wenda na 50, ariko muri kontina zose internationale. Nk'uko wari ubivuze ni Faransa, ni y'Abafaransa. Yego. Forestia rero ifite icyo bita lean system, ni ukuvuga iriya uburyo bwo gukora imikorere neza, ni ukuvuga efficiency. Yego. Bakaba yaraturutse kuri system y'Abajapani ya Toyota production system. Yego. Iyo rero ni muri make nisobanuye neza, ni nko kuvuga ni gute nakora ibintu byinshi nkoresheje utuntu duke, ni gute ishobora gukora ibintu vuba. Ubwo rero mu bintu agiye niga muri iyo company, ni ukuvuga ni gute umuntu yaza ahubwo nka byo twavuga by'igihe, ugakora ibintu ku gihe, ugakora ibintu vuba, ugakora ibintu ukoresheje raw material nkeya, bikabyara byinshi, umusaruro munini. Yego. Muri ikintu cya mbere navuze nti nazana nigiye justement muri iyo company. Yego. Ubwo ati dufite imikorere mikeya, Yego. dufite industry ikiri nayo ntoya iritangira, ni gute mu duke dufite Yego. umuntu yagerageza kuzakora byinshi vuba kandi bifite quality nziza, dushobora tukajyana no hanze, tukesporta mu bindi bihugu. Yego. Muri make nicyo kintu navuga ko navanye muri Forestia cyatuma numva ko mfite nanjye value ushobora kuzana hano mu gihugu, mu Rwanda. Yego. Hanyuma Yeah. reka tujye kuri Lineage Limited, Yes. ni sosiyete yawe, Yego. ariko wenda mbere y'uko tujya mu kuyishinga ibyo wabitangiye, urabanza utubwire igihe kumara igihe kingana gute itangiye gukora, cyangwa se Okay. ishyizwe ibyo wari ufite mu bitekerezo bitangiye none mu bikorwa. Yego. Ubwo donc muri make naje mfite iyo mindset y'ibyo mishinga nari mfite yo kuvuga nti iyo experience n'izo expertise mu bintu bya lean, Yego. ni gute nabyigisha cyangwa nabigeza muri sosiyete zo mu Rwanda. Yego. Possibilité hari nyinshi. Nashobora kuvuga nti wenda ndagenda njye mu nganda ziri inaha, ziriya zikomeye wenda zinini za Bralirwa, za Skol cyangwa za n'Inyange. Izo ni inganda nini kuri dimension zingana nk'iziriya z'i Burayi cyangwa zo muri Amerika. Yego. Nkagenda nkabakorera cyangwa nkashaka akazi. Yego. Ariko nanti ibyiza ahubwo na creatinga sosiyete yanjye ifite consultancy, ifite iri specialty muri consultancy y'ibyo bintu. Ubujyanama mutanga. Ni umujyanama, exactly. Uganda abantu ntibumve ko twahereye kuri Forestia, niba ari Forestia cyangwa ari Forestia mu Cyongereza, ariko uru rwo twasanze rwispecializa mu bijyanye na automobile cyane cyane, ariko ni ukuvuga ngo kugira abantu baze kubyumva neza, n'izindi nganda n'izindi zose. Muri make ubwo bujyanama bushobora kuba applicable kuri industry yose, n'ibitaro, n'inganda zikora imisumari, n'inganda zikora intebe, na hoteli,
yego, donc ni ukuvuga ni gute umuntu ashobora gukora ibintu neza vuba yego, muri karite y'ibintu bigaragara. Ubwo rero kugira ngo nkore impact igaragara muri domene nyinshi, yego, nibwo byansabye ko navuga nka kereya iyo sosiyete y'ubujyanama ya consultancy yego, nzafashe, nshobora gufasha nk'ubu ngubu abo nari maze iminsi mvugana nabo ni abantu bari muri agro process, ibintu yego. by'inkoko. Inkoko ntabwo ngiye nzizi, ntabwo ngiye nzi no korora inkoko Ni cyangwa nacyo nari ngiye kubaza eh, intego nk'uko ubivuze ni eh, ugufasha inganda mhm, nini cyangwa se n'abaciriritse cyane mu Rwanda kuba bakongera umusaruro voilà, bagahatana no ku ni isoko. uko nguko. Ariko Yes. noneho wari ugeze Mhm. waduha nk'ingero rumwe cyangwa ebyiri wenda Yes. uko mumaze wenda gufasha Yego. z'uko mwabashije kubyaza umusaruro ibi bigo Ehe. mumaze Donc, gukorana nabyo mu Rwanda. nk'abo navuga ko tumaze gukorabora, Mm. wenda ntabwo twe twagera kuri reka nsubire inyuma kuri ibyo wari umbajije Yego. kugira ngo nyitangire na sosiyete. Aha. Maze kubona ko nshobora gufasha domene nyinshi, Yego. ubwo niyo mpamvu navuze nti reka nkore consultancy yo kujya inama. Noneho nahise nshakisha rero abantu bafite iyo besoin, iyo need Yego. bafite, tuvuge nk'aho ngaho mu nkoko baba bati dufite ikibazo muri make bamaze kubona isoko nini badashabasha guhaza. guhaza. Yego. Demand yari yezaho isumba ibyo bashaka gukora, Ibyo bafite bashaka- capacity issue. Yego. Noneho bakaba bati ni gute waja ukareba ukaturebera Yego. dukurikije process y'ibyo dufite, Mhm. ukareba aho dushaka kuvuga ati twongeze iyo production, Yego. cyangwa niba ari ngombwa ni ukuvuga ko twa expandinga tugashaka n'ahandi hantu kongera kuri iyo location bari bafite, umaze gukora iyo capacity analysis. Yego. Ni ukuvuga ukareba muri make ibituma badageza kuri iyo demande, nubwo wenda bafite ubushobozi ukurikije amamashini, ukurikije n'abantu bahakora, hari ikintu gituma bagenda gahoro, nibyo rero nabafashamo. Yego. Nkaza nkakora diagnostic, Mhm. nko kujya kwa muganga, nk'ubwo umudogiteri uti njye ndumva ndimo kuribwa mu nda, ni impamvu ni iyihe, ni Yeah. nk'uko nguko ugakora diagnostic. So rero ni byinshi nakoze kugeza ubu ngubu, ni diagnostic yo kuvuga nti nkaza nkareba situation, nkababwira ko ikibazo bafite ni iki ngiki. Hari n'indi nagiye kureba abo bakora ibintu by'ingorofani, Yego. bo bari bafite imashini badakoresha, tuvuge. Yego. Urumva ni ukuvuga ko bakoraga ibintu byose bakoresha manuel, Yego. intoki, kandi bafite amamashini yicaye aho ngaho, Ushobora baguze gukora amafaranga byinshi. cyane. Yego. Ariko barabuze ko ukuntu babyikorpora muri process yabo. Yego. None ni example nk'izo ebyiri, ndimo ndashaka no kujya muri bariya bakora za Bralirwa cyangwa za Skol, nabo urumva abantu bafite success, bafite domaine ihari, bakeneye gukora optimization yo kumenya resources bafite ubu ngubu ni gute bazikoresha kugira ngo bakomeze bakore byinshi. Yego. Hanyuma Yeah. nagira ikibazo cy'amatsiko. Yego. Inganda yego wenda birashoboka ko mu zo twita inini batangiye kubyumva, Yeah. ariko wowe nk'umuntu kamwita umu expert cyangwa se nk'inararibonye muri ibi bintu mu Rwanda, kuba wenda uhageze, ikintu cy'ubujyanama ku muntu wenda utangiye business cyangwa ufite uruganda, ubona bacyakira mu buryo bworoshye bakanumva umumaro wacyo? Iki ni ikibazo cyiza cyane. Donc impamvu nahabwo ngira ngo twesiste kuri icyo kibazo, Yego. ni uko muri leadership style yanjye ngewe priorite nyiha abantu. Yego. Ni ukuvuga ko abantu kugira ngo bazagere ukuntu batera imbere muri efficiency, kugira ngo bakore neza vuba ibintu bizima Yego. bigaragara, bakeneye guhindura mindset. Ni ukuvuga ko bagombye kumva impamvu ari ngombwa. Yego. Ubwo rero nkurikije abantu ba startup, nk'abantu batangiye bafite ka business gatoya, cyangwa n'izo SME twavugaga, izo SME burya zivuze small and medium enterprise, ni ukuvuga ntabwo ari za zindi nk'izi nk'uko wari ubivuze. Yego. Abo rero abenshi baba bumva ko hari ukuntu wenda badafite vision. Yego. Pardon. Yego. Badafite vision y'uko bavuga bati
wenda afite market yego akavuga ko iyi ngiyi ari iyi ngiyi ihagije, adafite igitekerezo cyo guscalinga kugira yego ngo azagende akura akura ahubwo azagire nini. yego Ubwo rero ugomba kumwumvisha ukuntu ibyo akora first of all ari ibintu bikenewe cyangwa ari bifite iby'ingenzi, noneho ukamwereka uti noneho ahubwo wowe kuzajya ubikora gutya na gutya, yego guhindura mindset yo kumva ko nka bya bintu twavuga by'amasaha, niba ari ahantu wavuze ko uzajya ufungura saa 2 kugeza saa 3 cyangwa saa 2 kugeza saa 11, ayo masaha ni ukuyubahiriza, iyo consistency ni ukuyubahiriza. yego Abakozi ufite instruction ubahaye ukabikora ibintu standard, ukamwereka ko burya standard, abantu benshi bavuga ko iyo ushyizeho standard nyinshi cyangwa process ari ibintu wenda bituma bisa nkaho byankombora abantu, bituma badakora neza, ahubwo nibyo byatumye abantu bakora ku murongo, bagakora ibintu bigaragara. Donc iyo mindset nashaka kubwira birangiza aho ngaho, yego ifo ko abantu nagiye mbona ko batarabona donc ntabwo bari bumva impamvu ari ngombwa gukora ibintu vuba cyangwa gukora ibintu in an efficient way. yego Ubwo rero nicyo kintu ushobora kuzana muri training, nkabibigisha muri training, ni ukuvuga ko nayo ni mu package mfite muri ino sosiyete, ni ukutraining abantu, kubigisha impamvu ibintu nk'ibyo ngibyo ari ngombwa, impamvu gukoresha system za lean ari ngombwa. yego tukiri aho rero, Yego. hari nkeya wenda mumaze gukorana, hari n'izindi wenda muri gutegura, harimo n'ushobora kuzumva iki kiganiro akifuza ko wenda namwe mwamubera umujyanama. Yego. Ni ibihe bibazo by'ingenzi muri rusange? Ntabwo wenda turi butagetinge mu ruganda n'ubu tuvuga izina, ariko maze kureba ubu inganda zo mu Rwanda, ni ibihe bibazo by'ingenzi zifite muri iki gihe mu rwego rw'imikorere, bimwe bita process improvement Yes. mu cyongereza, Yes. kandi Lineage Yes. Limited, Yes. kompanyi yawe cyangwa se sosiyete yawe Yes. ibafasha ite gukemura bene ibyo bibazo? Ni ibibazo. Bon, kuri njyewe ikintu cya mbere ni discipline. Yego Discipline ni ukuvuga ko niba muvuze ati kugira ngo process izakunde mugomba kuyubahiriza, yego ni ukuvuga ko uti ntabwo ari ibintu, it's not negotiable. yego Niba ushyize in place standard zo gukora, sibyo? Ni yego ukuvuga ko ndaje nkoze ya diagnostic nakubwiraga, yego tumaze gukora diagnostic, tubonye ibibazo aho biri. yego Ibibazo ikintu cya mbere tuzakora, tuzagenda tubyaddressinge dukoresheje problem solving methods nazo zizwi, tuzagera ahantu dukora recommendation yuko ibintu byagombye kugira ngo bizakosorwe, cya kibazo twagiye tubona kugira ngo bizakosorwe bizagenda gute. Mwamara kubibona icyo gisubizo ukakora standard, ni ukuvuga ko uzakora document tuvuge wenda ifite uko umuntu azajya akurikiza izo mesure kugira ngo noneho cya kibazo only kitazagaruka, ahubwo uzakomeze no gukora amelioration. yego Rero bisaba discipline, urumva? Donc bisaba discipline, kandi ikindi nuko Lineage ibafasha no gupima results, gupima aho improvement zigiye zigera, yego urumva? Donc nukuzana enforcing discipline, kubafasha kumenya gupima progress. yego Ni iki kintu kinanira abantu kenshi, batazi neza, tuvuge wenda ikibazo bagikemuye, ariko ntabwo bazi kugira ngo bazashobore gukomeza gupima ko progress ikiriho cyangwa ikizamuka, yego nabyo Lineage irabibafasha. Noneho ubundi tukagenda tubafasha gukora ibikorwa n'ibisubizo bifatika, ariko dukurikije iyo process twashyize in place. yego Kuko ibintu byose burya ni abantu, ni process na performance, yego ni bitatu, ni Yego. bitatu n'ahandi. yego. Hanyuma umuntu ashobora kukubaza ngo, iyo umuntu arebye dushingiye wenda ku bunararibonye ufite mu nganda mpuzamahanga, ubona ko u Rwanda uyu munsi wa none rushobora kugira uruhare mu nzira
zo gutanga ibicuruzwa bimwe bita supply supply chains chain. mu karere cyangwa ku rwego rw'isi? Cyane. Birashoboka. Birashoboka ni uko muri make tugomba kubaka icyizere. Ni Yego. ukubaka icyizere mu bikorwa, mu byo dukora, mu buhanga, noneho no gukorana n'abandi mu rwego rw'akarere. Ni ukuvuga ko twatangira hano muri sub-region. Ngewe uko nabibonye muri make ni nayo gahunda mfite ya Lineage, ni uko nagira ngo hazazemo collaboration zino nganda no muri East Africa region. Yego. Hanyuma umuntu agatangira muri iyo region ivuga ati dufite ibintu dukora, dufite market, dufite n'abatwizera yuko turi reliable Yego. mu kugira ngo tuzasupurayinge ibyo ngibyo tuvuga ko dukora, bifite n'agaciro kagaragara, kandi twakoresheje ya system ya optimization bikadufata tukabikora kuri low cost, noneho tugashobora no kubyeexporta ahandi muri sub region, Yego. bikaba competitive. Noneho muri iyo competitiveness ni ukuvuga ko twaba dutangiye kwiplasa, nabyo biba deje ubu ngubu narabibonye nagiye mbikurikira. U Rwanda rwipozisiyona muri no region as a hub mu bintu byerekeranye innovation, narabibonye mu bintu byerekeranye financial sector n'ibindi. Rero njye numva muri domain yacu ya industry n'akariko twabigenza. Yego. Niba bishoboka rero usanga ari ibiki bigomba kubanza gushyirwaho kugira ngo ibyo bigerweho? Basics ni ukuvuga tukabanza tugatangira deja zino industry nkeya zihari, tukagerageza kuzigira as competitive as possible. Ni ukuvuga nabyo Lineage birimo gufasha muri izo nganda. Ibyo ishaka gufasha muri izi nganda ni ukuvuga uti ni gute twakora ibintu bizima vuba bigaragara dukoresheje resources minimal, ariko good quality products. Yes. Bikazana noneho kubyara iyo reputation no kugira ngo abantu bazatangire no kumenya izo produits za made in Rwanda ko ziri reliable, kandi dushobora no gukora ibintu sustainably. Nuko atari ukuvuga ati ejo bundi tubishaka tuzayobora mu buryo buhoraho. Hanyuma mu rwego rero rwo gushoboza ayo matsinda cyangwa se izo nganda, haba inini n'izikiri nto, inyinshi zifite abakozi, ubwo ari kugenda haza tekinoloji cyangwa se ikoranabuhanga rituma abakozi bagabanuka. Ubona ari izihe mpano cyangwa se ibitekerezo, mindset, utekereza ko ari ingenzi cyane ku bakozi n'abatekinisiye mu nganda zo mu Rwanda bagakwiriye kugira? Nk'icyo kibazo ngewe uko mbibona, kuko twagombye gukomeza kudevelopa technical skills. Technical skills ni ukuvuga abantu bagakomeza muri domaine zitandukanye, ni nk'ubuhanga bw'imikorere, niko nabyita. wenda wankosora ikinyarwanda cyanjye rimwe na rimwe. Iyo technical skill ukongeraho icyo ngiye nakita integrity. Ni ukuvuga ko uri umuntu ashobora kwizera, ufite ubukorere, wagirirwa icyizere. Ibyo byombi bizatanga growth, bizatanga gukomeza gutera imbere. Kandi narabibonye kuko iyo ngiye ndeba utuntu duto na duto nkabona ko ibintu bikorwa nko muri bariya ba Canal Box, tuvuge mfashe urugero, baje kwensitara ibintu, abazi gukora ibintu technical, ariko abafite na professionalism na wenda babonye muri training ituma noneho iyo consistency ishobora kuzajya ihoraho, nuko aho ugiye wongezaho indi knowledge, akaba ariko bagomba kuzagenda bayikoresha ku buryo bishobora tukazaba competitive ukurikije niyo bavuga bya tekinoloji bizajya biza bishya, bitazavuga ko umuntu azabura akazi, ariko wenda bazajya bagenda bakomeza kwiga izo technical skills zijyanye n'ibyo bakora kugira ngo iyo growth izakomezeho. Yego. Turi kugenda tugana ku musozo w'igice cya mbere cy'iki kiganiro. Turacyari kuri Lineage Limited ndetse n'ubunararibonye ifite
Yes. ndetse ariko ubwo n'abadukurikiye babyumve ko nuko bakwifuza ubujyanama mu bijyanye n'inganda bashobora kuba bakwegera Lineage Limited biraga wenda no kubabwira Yeah. aho babasanga uko bababona n'ibinakunda ubwo yaba niba ari kuri website yanyu cyangwa se Nayitanga. niba ari nimero turaza kuzipininga hasi kuri iki Nta kiganiro kibazo. ariko iyo urebye mu gihe kizaza watubwiye ko Lineage yatangiye iyo urebye Olivier ubona mu myaka hagati y'itanu n'icumi iri imbere mu Rwanda Lineage irimo wenda yumvikana ushobora no kuzakenera kwagura ukarenga n'imbibi z'u Rwanda ariko wowe indoto yawe urifuza ko izaba iri hanyuma unatubwira ibyifuzo byawe ufite mu gukomeza kugira uruhare mu mpinduka rusange mu nganda zikorera mu mu Rwanda. Yego. Bon, yewe mfashe imyaka 5 iri imbere ndavuga nti priority ya mbere ni u Rwanda. Yego. Rwanda kuko ndabibona ko hari potential ikomeye cyane igaragara kuri transformation ya industry Yego. bigatuma ariho mvuga ko ariyo focus, ariko kubera integration yo muri byanze bikunze nk'ino East African region ni ukuvuga ko ntabwo bizambuza no gukomeza gukorana n'abandi bari mu turere turi regional y'u Rwanda, ari Kenya, ba Uganda. Ni ukuvuga ko ndabizi ko hari ukuntu kugira ngo mindset zisa nkaho zitandukanye, wenda niko nabivuga, kugira ngo Lineage ikomeze growing, scaling, nakomeza nkakora priority kuri market y'u Rwanda muri no myaka 5 iri imbere, ariko muri idea yanjye nuko nakorana n'ibindi bihugu bidukikije. Ubwo nibyo navuga ko wenda ukubaka urwego hejuru, donc navuga rwa Lineage ni kujya mu karere, ariko at the same time priority ari industry zo mu Rwanda, arizo nagira ngo nshyireho focus, arizo nagira ngo wenda kwera hari na ya pride, national pride, ivuga ko niba mfite ubu bushobozi cyangwa niba mfite ino expertise, ngewe nabanza nkayibenefisia igihugu cyanjye. Niko mbibona. Dusoza rero iki gice cya mbere, wababwira uburyo bashobora kubageraho, wakwifuza ubujyanama bwanyu mutanga muri Lineage Limited, kuko kuri ubu muri mu Rwanda niho mukorera, ariko noneho muranateganya ko mu myaka nk'itanu iri imbere muzagera n'ahandi, ariko uri mu Rwanda cyangwa ufite ibikorwa mu Rwanda wakwifuza service zanyu, yababona ati hari website, wenda niturangiza sinzi niba mushaka kuzabishyiraho kuri information, ariko hari website, hari na telefone, hari na WhatsApp, professional WhatsApp mushaka ku reaching out, ariko website iroroshye ni lineageconsulting.com. Hanyuma wayigezeho ushaka no kubona contact information za telefone naho nkorera, ku buryo anytime wakwifuza kugira izo serivisi yayibona aho ngaho yababona. Reka tugushimire cyane kuri iki gice, hanyuma noneho twinjire mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu. murakoze.